reka nizere ko ari amahoro. Nk'uko bisanzwe mugabwe muzi ko tugenda tugira abantu inama umunsi ku munsi, ndetse mu biganiro byacu tugenda tugaruka ku macano agiye atandukanye, tugenda tugira abantu inama ndetse mumaze kugenda mubimenyera. Uyu munsi dufite ikibazo giteye gitya rero. Umuntu wanyandikiye ari hanze y'u Rwanda, aba mu gihugu cya Canada. Ni umuryango barubatse ndetse nubwo rwose bataragirirwa umugisha wo kugira umwana, ariko barubatse. Uti bimeze bite rero? Ikibazo bafite ni ukuvuga ngo umugabo yabaga mu gihugu cya Canada, arangije abwira uwo bavindimwe ngo amushakire umusheri cyangwa se amushakire uwo bahuza cyangwa se amushakire umukobwa, byaba ngombwa uwo mukobwa akabana abana. Urumva umuntu uri muri Canada ntabwo biba byoroshye kuba yagira connection ku buryo iri real n'iri kuri tere. Rero byaje kugenda gutya, yabonye uwo mukobwa aramubona neza kuko biranabahira, ariko rero ikibazo cyabo ni iki ngiki. Nyuma y'uko bateretanye ndetse bagakundana, byarangiye bemeje kurushinga, bararushinga, ariko nyuma y'uko barushinze byabaye ngombwa ko undi nawe ashaka ibyangombwa akava muri Afurika, by'umwihariko hano mu Rwanda kuko niho yavuye. Arangije ajya gushaka uwo mugabo kugira ngo babane. Noneho nyuma y'uko babanye, ngira ngo nk'uko yagiye abyandika, nyuma y'uko babanye yagize atya bigenda bitya. Barabanye ariko urugo rwabo rurangwa n'ikintu cyitwa amasengesho. Ni ukuvuga ngo bahoraga mu masengesho, ngaho ngo amasengesho y'uko Imana izabaha umugisha, ngaho ngo amasengesho y'uko bari gushima Imana, ngaho ngo amasengesho, ngaho ngo amasengesho. Uyu mudamu rero yanyandikiye inbox, anyandikira ababaye, ni nako kuvuga ntireka nanjye mbisangiza abadukurikirana, by'umwihariko ku gice cy'abantu batugira inama ndetse bagenda bafasha na bagenzi babo mu buryo bwo kubagira inama. Rero ndagira ngo nawe tumugire inama ubundi abashe kuba, ariko ikibazo afite no mu buriri ngo ntibigenda neza, no mu buriri ngo ntabwo bigenda neza. Nawe ibaze